nta kindi kintu gituma abagore twishima cyangwa abagabo. Akenshi tunezezwa n'amabanga y'abashakanye. Burya umugore urongowe neza, umugore warongowe akanyara, n'umugore umeze neza cyane, nta mushihagira. Hari abantu bakunda kuvuga ngo abagore ngo babyibushye ngo ni bedroom, ngo na stress bateza, ngo na stani bagira. Burya impamvu babanezerewe, akenshi abagore babyibushye baranyurwa. Iyo barongowe barongora birekuye, ntago bifata, barirekura akaba ati iki gikorwa nyirimo kabisa. Rero ndabingingira kugira ngo bakobwa beza, badamu beza, twige kwirekura. Inshuti yanjye, nuramuka ugiye guha umugabo wawe, muhe neza wirekuye, uryoshye, umeze neza. Inshuro nyinshi hariho abagore, ubushize nabivuzeho tuvuga ku bagore yifunga, akavuga ngo uyu munsi se ninkora posteri wenda ya 4 ya 5 umugabo wanjye arumva ko ibintu nabikuye hehe. Uya wibifata utyo, iyumve yuko nimba uri mwisi ugomba kwiga. Tugomba kugena iterambere aho rigeze. Nimba hahanze hari amarobo abagabo barongora kugira ngo banezerwe, nuko abagore tumaze kuba ikibazo. Nimba ese wa mugani uri umugabo, umugore waje kumurongora akaguha yibumbye ikomeje, urumva umugabo aza kujya santimasho. Nukuri mwihangane mugerageze ntitukabe ibisitaza mu ngo zacu. Hari igihe wowe wifata ukavuga ngo wenda umugabo wanje ni mubi, ariko naga ari we mubi, ahubwo wowe wirebe ku ruhande rwawe, ureke kugira ikibazo hanyuma ugitwerera abandi bantu. Akenshi ari abantu kubaka ingo bibananira, akavuga ngo ngiye nabitewe n'amabukwe, ngo mabukwe natumye ntubaka. Kubera iki se mabukwe yatumye tubaka sheri? Ku rugo rwawe kumwe n'umugabo wawe, nta wundi muntu mubana muri urwo rugo, nyoko uko akubuza ate kubaka. Nimba wenda avuga turi amugore ni mubi, we wabaye mwiza, igakuba mwiza ku mugabo wawe. Nuba mwiza rero nago bizatuma nyoko bukagira ijambo mu rugo rwawe, ngazabwira umuhungu ati uyu mugore ni mubi mureke. Mbehe mbaza ngo uzaba umugore mwiza uti. Igakwirekura, wiga kwiha umugabo, kuko isi turimo umugabo arajya hanze akabibona, yajya kuri social media akabibona, ahari ho hose arabibona. Rero nimukumve yuko nimba umugabo agize ati akavuga ati sheri hindukira, ese shu kutankorera ibi nibi, wowe ngubifate nkaho yabaye indaya cyangwa byagenze ukundi kundi. Oya, tube update, twihugure. Hano ibiganiro bihari kugira ngo abagore twese tujye tubireba twihugure. Nitwaye tubona abantu bakora bene ibi biganiro ngo uvuge ngo uyu mugore ngo ni ikiraya, ngo ni iki, ni wamwita indaya nacyo yemutwa, kuko yubatse urugo rwe kandi arurimo, arukamyemo, ararukomeje. Jya ubushize nabwiye yuko urugo rwubakwa n'imibonano mpuzabitsina. Sheri, umugabo akurongoye neza ntago yaguca inyuma. Umugabo akurongoye neza niyo yaguca inyuma, aragenda indaya ikikaranga ikakora iki, ari karavuga ati nubwo uyu muntu yabinkoreye neza, reka ntange kureba sheri. Burya uzi ko ushobora kuba umugabo wawe yanaguca inyuma ariko akaza yataka kurongora. Uzi impamvu kurongora se? Nuko bavuga ngo ni inshingano zanjye, kandi nago ndi busenye urugo rwanjye. Urugo rwubakwa n'imibonano mpuzabitsina. Bakobwa beza rero, bagore beza, abitegura kuba abagore, mwige, mukerebuke, mucane ku maso, mukerebuke rwose, mugire ubwenge. Ibyo tumva wenda hanze abantu benshi nago bakijya inama nzima. Ushaka kwibwira ngo wenda wazukwangisha inama, sometimes nkaba nayo kugira nabi, ariko ujya kuri YouTube ukajya ahantu hose ukajya ureba nimba wenda ikiganiro cyanjye hari ibyo kikwigisha, ukajya ku cy'uwundi muntu hari ibyo kimwigisha. Rero rimwe na rimwe hari abagabo bacu baba babi ari twabigizemo uruhare. Nk'ubu gihe hari nk'urugero nzi ruraho rwose rufatika, ugasanga nk'umugore araryama yigize nk'ipoto. Umugore ntahindukirira umugabo, nagira ati umugabo yigize ati amuciye inyuma, umugore arabikeka. Amaze kubikeka ahita afata message yamufatanye, azohereza buri muntu wese muri famille, akohereza abasista biwe, yohereza abaramu biwe, ngo dore ngo umungwanyu n'indaya, ngo yanciye inyuma. Ese mada, wibaza yuko urugo rwubakwa n'abaramukazi bawe, rwubakwa n'abaramu bawe? Ese rwakubakwa na mukuru wawe cyangwa murumuna wawe? Oya, ahubwo rwubakwa no kwicara mukaganira ku kibazo mwagiranye, mukakinoza, mukamati se sheri ko wanciye inyuma, kwa bitewe n'iki, akakubwira impamvu. Kandi abagabo burya n'imfura z'i Rwanda. Umugabo icyo nzi neza mpamya nashidikanya, iyo wamufatiye mu ikosa nagashobora kwanga gusaba imbabazi. Agira ati kavuga ati rero mada nukuri mbabarira, nagiye wenda kubera impamvu cyangwa nirari ryabinteye. Rero nimba agize ati akakubohokera akakuba ati mbabarira, nukuri mwumve, ubyumve nk'ukuri umubabarire.
akenshi hari abagore tugira inzika akabagore ntitugira inzika nini cyane ibe ari umujinya wako kanya hanyuma nyuma bigashira ariko ugize umujinya murandura nzuzi nanone ujya kwisema wasandaye rero ikiza nuko ushobora gufatirana ibintu hakiri kare ukareba ukavuga se hakugira ngo uyu mugabo ajya nzenguruka mugani wabikigiye ariko bavuga ngo abayakuzengurutse wakwikosoye ukavuga uti gereka mbikore hakiri kare nikosure muhe uko abyumva muhe uko abishaka nanjye nkore uko nshoboye kose nk'umuntu kugira ngo imibonano yanjye inoze igende neza ni ukuri rero bari beza badamu bategarugori b'u Rwanda turabinyegera kugira ngo tuganduke twige kuganduka ugandukiye umugabo ntacyo kuburana hari ibindi biganiro twakoze bivuga ukuntu iyo umugore abaye mwiza ugatega bakakurongora neza umugabo adashobora kuba yaguca inyuma sometimes ariko ntago wavuga ngo waragenda burundu we yaragenda akagaruka ikindi akenshi muri misa hari abagabo ngo bica abagabo beza ro b'u Rwanda namwe ntwari z'isi ntwari za Afrika turabinyegera kugira ngo mutubabarire nukuri abagore n'inzabya zoroshye nimo mufatiye mu ikosa nawe wihita ubigira ibintu bikomeye bifata nka hari ikosa yaguyemo nk'umwana wa Hana kuko tuzi neza ko akenshi abagabo tubafata nka hari ba papa bacu iyo uvuye iwanyu ugashaka umugabo uba wumva abaye papa wawe uba wumva mbe habaye ibintu byose nimba rero nawe hari ikosa ufatiye umugore wawe wenda yagize icyo akora yaguca inyuma cyangwa se hari message umufatanye wumva ibabaje nukuri mubabarire kenshi abagabo ntago bazi kubabarira hari igihe nyine umujinya wabo ukomera ukakomera kubyana kwica rero inshuro nyinshi abagore natwe tubyirinde wirinde ko ashaka gufatana izo message nukuri nta muntu udakosa nimba n'umuntu kugushotora unabimubwira ngo tishiringiye hari umugabo wanzengereje ukuntereta kugira ngo nabona message avuga ati mbese byandishire yambwiye nibyo hari abantu koko bamuzengereza kujya afatana initiative kuvuga ngo jewe uyu mugabo reka muhamagare mwiyame mbwene ariko ko yari umugore wanje umushaka heki cyane ko aba gufiteho uburenganzira n'inshingano avuga ngo uyu mugore twarasezeranye uyu n'umugore wanje nukuri twe kumva ko byacitse twe kumva ko hari icyabaye gikomeye umugabo kuduca inyuma ubushize niye kubivuga ndavuga ngo budya abana uyu mugabo guca inyuma akabyara hanze abana byaye bavukana no babandi nta tandukaniro rinini cyane baririmo rero ntago wavuga ngo akenshi n'abagabo babaye bakeya muri iki gihugu njye byo nkunda kubibwira nk'abashuti banje bakambwira ngo nagufu ngo nta rukundo ugira ndabwagengira urukundo none se umwana n'umuziranenge n'umugabo wanje agiye agatera inda hanze nakushimira ko umwana apfa ese nakushimira ko umwana twahura ku muhanda ari mayibobo kandi mbizi neza ko ari amaraso y'umugabo wanje rero iyo umugore mwiza uzi ubwenge ukunda umugabo uravuga uti yaguye mu ikosa kandi ikosa ariko sorwa irinde ubu se nimba yagiye hanze agatera inda ngiye nkahita ndakara nkavuga ngo reka nzinga ibyanjye ngende ubu nkemuye ikibazo numye babana banje babifubyi kuko umwana utari kumwe na se ababaye imfubyi nukuri hari amarangamutima y'umwana aba yapfuye ku buryo umwana ashobora kuravuga ngo hari icyo mbura kandi kiba gihari kinini cyane kuruta kuba wavuga uti jewe reka nihangane ibibazo ndimo nihanganire stress z'urugo mfite ariko giye w'abana banje babeho neza abana bakure bafite se abana bakure babona papa wabiruhande kera abapapa babyaraga hanze ukabona nta kintu cya danje cyabaye umuntu ugasanga mukuru waraje atenda umugore we barabyaye kandi bakabana ntiyawicaga undi ntawagira gati rero bitewe naho isi igeze n'umwanzi Satani umaze kwinjirira ingo cyane adushyiramo ko kumva yuko nibo mugabo wanjye yabyaye hanze imita ngomba kumwanga ese ko mwanzira n'abana banje banze se ese nimenye gufata umwanzuro kwanga umugabo nkavuga ngo uyu mugabo reka mute ngende yanshi inyuma yabyaye nabajije abana banje mbabaze ese mwe ba papa wanyu ko yabyaye umwana hanze tuve mu rugo twigendere shereka nimba hari ikindi kintu umugabo waba kubangamiye nk'abagabo ngayajewe n'abagabo kubita abagore babo cyokora umugabo gukubitaho mane mu ijuru na mugore mbwira ngo azihangane ngo ihangane ngo bahunga oya kuba umuntu yagukubita uburi umuntu mukuru mamwarahuye ukuze nakuze na mpamvu kuba yagukubita ariko ibindi bintu byose biri hano mu isi inshuti zanjye nyazagira ikintu gituma usenya urugo rwawe niyo yaba ari mwene nyoko yateye inda niyo yaba wari na mama wawe ukamenya amakuru ko asambana na mama wawe ko muri no minsi hari ukuntu abantu dusigaye dushaka tukiri batoya ugasanga mama wawe nawe aracyari umugore muto ugikeneye kubona umugabo
rero hari abantu batavuga ngo ugiye ngo umenye ko ngo umugabo wanjye yaterese mama ngo natangiye ujya hehe nshuti yanjye ko waje kubaka waje gusenya. Erega kubaka harimo ibintu byinshi, nago kubaka ari ukuba wicaye muri rugo ujye ukaryama ukitwa umugore wa runaka, ukitwa umugore wa runaka, abana bakavuga ngo hano kwa data. Kubaka urugo ni ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo uko kwihangana, harimo kwizerana, harimo kwihanganirana. Kandi nyekereza ko abantu bajya gusezerana bavuga ngo niyemeje ko nzabana nawe mu bintu byiza. None se badamu beza, bamama beza, mbabazi, iyo musezeranye ngo tuzabana mu bintu byiza, yatera inda hanze ugahita uwa mbere kujya kumutaranga ahantu hose. Nje hari nka storenzi y'umuntu noneho mukuru uri mu myaka 57 afite n'abana bakuru, afite n'umukazana, bafite umwuzukuru umwe. Yamenye ko umugabo we yateye ngo inda hanze, umugore aragenda aba ari utaranga umugabo we. Nshuti zanjye, kandi imagine kuba nafata umwanya ngiye ngasebya umuntu twabyaranye, umuntu wampaye ubuzima, kuko n'abantu bafite ubuzima si abantu b'abakene, akaguhindura ubuzima kuri buri kintu cyose. Warangiza ngo kuko yakoze ikosa ryo kuba ngo yatera inda ukabura mwanzi, umusaza na myaka 60 none si wo wumva ni mutandukana ufite imyaka 50 na undi afite 60 umuretwe iki? Nubu kiri nkumi ngo urajya kurongorwa. Wenda abagore bakiri batoya hano hanze uravuga uti uyu mugabo nitunaniranwa ejo nzabona undi mugabo. Ubu se umuntu imyaka 57 wa tugenda ukajya gushaka undi mugabo ko kugakora ubukwe. Nukuri twige kuruhuka mu mitima, twige kubohoka. Mbe n'ijambo ry'Imana yatubwira ngo twige gucanirana bugufi. Nimba umuntu akoze ikosa nago nawe yiturwa irindi kosa. Ubusura fasha ushyize ku mbuga, ushyize ku rubuga ahantu hose, usebeje umugabo uhamagaye abana. Kandi imagine ko ufite umwuzukuru ugahamagara umukobwa akamubwira ati iso yanshiye inyuma. Uwo mukwe wawe waragufata ate? Uwo mukwe yagufata atavuga ati mabukwe ni urukobwira umukobwa w'ibi bintu se? Nukuri byabiteye isoni n'agahinda, tutamenye aho isi igeze ngo tugendane nayo. Ntago tugomba kugendana n'ino si tuba babi, ahubwo tugendane nayo tubabeza. Dufate ingamba n'imyanzuro kuvuga ngo mbese nimba habayeho iki ngiye nakora iki. Nimba mbese umugabo wanjye aguye mu ikosa ngiye nanjye ndarikosoza irindi kosa. Oya, twiga kwihanganirana, twiga kubohoka, twige gucanirana bugufi. Jambo ry'Imana ritubwira ngo twige kubohoka, turuhuke mu mitima. N'umuntu yakosheje numve ko yankoshereje, ariko sinumve yuko aciriweho iteka n'ubuzima. Oya, ntago umuntu acirwaho iteka n'icyaha yakoze. Nukuri kuko iyo biba ari ibyo nago Yesu aba yaravuye mu ijuru ngo aze kuducungura twebwe abana b'abantu. Nago kuko nta muntu mwiza ubaho, nta muntu perfect n'uyu n'umwe ubaho. Umuntu abaho ari akosa, umuntu abaho agira amakosa. Uyu munsi urakosa ejo ukaba umuntu mwiza, uyu munsi urakosa ejo ugahinduka. Rero twige kubaho tubohokerana, twige kubaho dukundanye. Nibyo bizadufasha kubaka izi ngo ziri hanze ahangaha. Kuko urugo ntago ruzubakwa no kuvuga ngo jewe narakaye cyane, ntago urugo ruzubakwa no kuvuga ngo jewe mufashe umwanzuro wo gutandukana n'uyu mugabo. Oya, iyo utandukanye ubusenye umuryango, kandi Imana ijya gushinga umuryango yari ifite impamvu. Kereka bahohotera bakagukorera ibintu bibi, bakagukorera icarubozo, aho rwose feel free kuba mwatandukana n'abagabo banyu, ibyo birumvikana rwose, mufite umudendezo wabyo. Ariko abagore bandi Imana yo mu ijuru Uwiteka abagenderere, abagire neza. Turabingiye kugira ngo ubutaha muzagaruke muze mudukurikire, mubane natwe, turabakunda cyane. Ndabingiye kugira ngo rero mukomeze mukoresha ya like and comments.